Bonsoir ma fille, ça va? Oui, ça va, hein? Twabaye muri mashini cyane nawe tuzajya ukorera akazi nugera no mu rugo akazi gakomeza. Okay, murumuna wawe ari he? Share mu gikoni na. Mumbwira ze hano. Debbie? Oui. Bebe. Nzawe yibere rwose. Dadara gushaka. Debera kuno wicaye uzite niba tagiye kugutuma. Bakobwa banjye. Karam. Sema mwana nyumuhero kuvugana? Ushaka kuvugana kuri video call. Video call. Komeza ate sinabonye umwanya natashye naniwe ndaza mitani cyangwa ntabwo namuvugishije. Ahubwo araza kumerera nabi. Nizere ko munsabira imbabazi. Natubwenga gukumbuye. Of course, yes. Ndamukumbuye cyane. Sonia. Umaze gukura. Ndetse na murumuna wawe nuko arimo arakugwa mu ntege. Burya umwana w'umukobwa yakuze gejeje ya myaka y'ubukure ndetse akanayirenza. Ababyeyi we baba bategereje ko hari icyo babwira. Sibyo? Ntabwo nshaka kugira ngo nzaguhitiremo nk'aba bandi ba kera bahitiragamo abantu. Guhitiremo ngo dore uyu ni fiancé wawe cyangwa se ndashaka kuzabana na runaka oya. Mufite right yo kwihitiramo. Cyane cyane wowe nawe ndi kubwira Sonia. Ntekereza ko rero mu byo uteganya byose wenda wasanga unafite boyfriend I don't know. Ukaba utari wamwerekana se ntawe ufite Debbie. Muganira byinshi. Buryo murakunda ndabizi muhuje n'amanyanga. So ndagira ngo rero nkugire inama kuko icyo ngicyo mama wakimbajijeho ahubwo atari ko se nta mukurerekwa cyangwa hani kirekane hari uwo yakubwiye we cyangwa afite ariko ntacyo yari yambwira. Ndagira ngo rero umukobwa wanjye nujya guhitamo uzahitemo ntuzatwarwe n'amarangamutima. Uzahitemo wa musore muzafatanya urugendo muzabana karamata. Iriya jambo karamata riraremereye ntabwo ari yo gukinishwa. Soni uranyumva? Debbie nawe uranyumva? Ntabwo ari yo gukinishwa. Umuhungu w'inzozi zawe nanyu uzaza ukanyereka nkamushima. Uzereka umuryango tukamushima tukabiha umugisha. Kunyumva neza? Ntabwo nshaka za nsoresore za maringaringa cyangwa ujye gutoragura hirya no hino. Oya, urebe mu basore baturuka mu miryango y'inshuti zacu babandi ureba bakora ibijisho ryiza nzi ko bahari, cyangwa se urebe n'undi ariko kabisa nzareba nanjye nkavuga nti wow dore umusore mwiza w'ingu ya mbere umukwe. Uranyumva? Sinshaka uhitemo utwabona amarangamutima. Wavutse mu muryango mwiza, ndashaka uzashaka umusore w'umuryango mwiza ku buryo muzahuza ibintu ntagire uhenda undi. Uranyumva? Ikindi nababwira nuko murakubwa wanjye babiri ni mwebwe mfite imbere n'inyuma. Nta n'uwo nigeze mbyara hanze mu busore bwanjye mwaba mwaramubonye. Ni Sonia ni Debbie. Narabateganyirije kandi ndacyabateganyiriza. Muranyumva neza? Ndagira ngo igihe nzaba ntakiriho cyangwa ngeze mu zabukuru nta mbaraga ngifite mvuge nti abana banjye nabateganyirije dore uko bimeze
nanjye nayiteganyirije ariko n'ubundi byose ni ibyanyu kuko nimpfa ntabwo nzabijyana ikuzimu nyoko ntazabijyana ikuzimu ni mwebwe muzamubisigaranye ni byiza ko mwize amashuri neza muzabimanaginga kandi mbabona mu bwenge bwinshi kereka ka debi naho niko kigira agatesi cyane ariko nawe sha uyu munsi uzaba yashatse niwe uzaba usigaye niwe ugomba gukamirika ariko nawe ujye ugakebura sha sibyo nicyo ngicyo rero mu magambo make nshaka kubabwira bana banjye bakobwa banjye beza musanasi ntidusa ntawe dusa mu nsisi z'amatwi ntawe dusa ku mwatata w'ikibuno murabyumva oya turasa muri abanjye copy paste icyo nicyo ushaka kubabwira kereka niba namwe hari icyo mushaka kumbwira ariko si ubundi ngaho mbwira ubundi ufite shari ndetse ubu ni aka kanya ntabwo hari icyo mumpishe nasubiza ntabwo ndi gusubiza ibi nibyo bakubajije ndatiye nzakubwira uzambwira ariko nkurikije ijisho murumuna wakurebye icyo mumpishe ariko nyine ubwo hari icyo mumpishiye murampishe ariko muranampishiye so rero mwakomeza imirimo yanyu ntacyo kandi nkomeze ibyanjye ariko ibyo bintu mbabwiye ndanabitsindagira mu bizirikanye ntibyinjire mu gutwi kumwe ngo bisohokere mu kundi kandi ndabakunda kandi isoni ubwo ni ukuvuga ngo ubukwe bwa Rwagatare burakomeje ku itariki 8 bwande Rwagatare siho buzaba nabonye invitation hariya ra man byo simba nabikurikirana yose mba mfite umwanya ngiye akazi ko kaba kambanya akazi none se udafite erega umuntu abagomba gukurikirana ubukwe bw'abandi none uwo bwabo uzataha nandi gihe uzaba ugiye kubukora uzataha nawe muvandimwe wanjye bose nishingikiriza abandi bari abantu n'inshuti z'umuryango buri ujye wubaha inshuti z'umuryango ni abantu namenye kuva nkiri mutoya bagenda muri famiye bagira gute ntago bashyingira ngo umuntu abure kugira gute abure kujya kubutaha nibura bakakubona gusikiraho tuzabatwerera no kubutaha erega ubukwe n'abantu cyo nicyo utazi wowe mbatwereye se presence yanjye kabura none utekereza abantu bose batwerereye ntihagire n'umwe ugera mu bukwe byarangira bite uzi ikibazo kiriho se bro numva njye muri iyi minsi mfite kujya mu kazi mu ntara kandi maybe I have to spend there like ku itariki 8 isa nawe ufite akazi ya whole month yego yeah mba rero guspendinga y'ukwezi kose ntekereza ko turohereza sister se urumva nanjye nari mfite akazi ndagira ngo wenda za profite ari wowe ujyayo niba uruduhagararira babone ko famille yacu yagezeyo shabwo nyine yagiye kuko urumva niba udahari nanjye nkaba ntari se urumva ntago byakunda ariko ubwo sister tuzareba ukuntu tumwohereza nyine agiye aduhagararire wara ntabwo umuntu agomba kuburayo kirazira yabura bara nabona na amaraso yacu nta mpamvu yo kuba ntitwabitaho ya nikoze ngo kugenda ariko mu bisanzwe nta mahoro mba natashye naniwe nawe ugataha utyo tukagenda gutyo n'ibyo ariko maze n'iminsi nta majoro nanjye nta nubwo menye igihe watahiye ko nkigera mu buriri gahunda ni uko nyine ntawe wasinziriye ni ukugwa nk'igiti nawe usigaye usinzira hano ni stress ariko se ureba umuntu arakora uzi ko niyo baza bagacurugi bakakugeraho utabumva wowe icyo ngewe ubundi maze koga nkagera mu buriri haba hagiye nge ibindi ntabwo mba mpari ubwo hari n'igihe nicura mu gitondo burya ni ibyawe nyine wowe nicuyemo hagati ngo mbe nagira ubu uri umuntu uryama ntiyicire uwo muntu afite n'ibyago byo gupfa
cyarago bizi n'umunaniro nyine niyo mpamvu ushobora no kuryama nyine ibyago iyo ufase umuntu utabifite ninde ariko uwo nguwo aba ari ewana ni likely gupfa cyane icyo turutanwa ni ukutamenya umunsi ariko si ibyago byo gupfa ubwo se ubigira agenda we noneho byajya niba byoroshye bro. hanyuma akanya tubonye kose iyo tujya tugerageza ntitugapfusha ubusa tukabyaza umusaruro. Gahunda yawe igeze he rero? Gahunda yanjye y'urukundo asugira ngo ntigeze kure ubu ngubu cyageze kure kabisa ibintu ndimo ndagenda mbitegura buhoro buhoro. None se tukabonana kandi ndari kumenya nzumva umbwira ngo nimbe negura ikote tugiye mu bukwe ahubwo se ubundi ushatse abona ritegura kuko ni wana very soon kabisa. Ariko uzumva ngo surprise nze nkubwira ati ewana babu uri tayari kwambara ikoti tukagenda mu bukwe bwawe bwanjye nk'umuvandimwe ariko none ukantungura utyo agomba nari ikihe ubundi birenze no kwihebada. Ariko rero tuve mu bintu by'urwenya wenda tugaruke kuri point y'ibyo twavugaga n'iki nyine biba bigoye kugira ngo umuntu wenda ko ndabizi ibyo bihugu urimo nanjye mba naragiye mbinyuramo nkabijyamo nubwo byanga umuntu akongera akagaruka mu buzima busanzwe ariko twese tuba twaragiye dukunda nubwo bitaduhira ariko biba byarabayeho. ese ubu nawe wigeze ukunda koko? datuma ngucira umugani uri umuvandimwe igihe cyose tubaniye batwamenye ubwenge wenda reka ndeke turangije segonderi nabona nari muzana n'umwana hano mu rugo ndetse niba ujye ubafatiriye mu binani hirya ngiyo oya ngiye kubera ko ndi mukuru ntabwo urukundo rwacu ari bya bindi byo kwirirwa tubishyira hanze tugira dute kandi umuntu mukuru buriya hamba muri roho iyo byanze uhamba muri roho ukicecekera iyo byanze muri roho urabizi ugahamba muri roho aho nta muntu ujya uhabona. So icyo navugaga rero ntekereza ko n'uyu munsi ndacyasubira ku ijambo umuvandimwe. Buriya nta muntu wifuza ko umuvandimwe we azababara cyangwa se azaruha. Igihe cyose umuntu yumva umuvandimwe we yaba mu byiza gusa akaba mu mahoro sinifuzaga kuzabona uri muri stress z'urugo kuzabona urugo rwakunaniye ndwaye akagripe niba ari amazi nanyweye niba ari iki kuzabona uri mu bibazo wananiwe n'urugo ntabwo mbikwifuriza. Ariko bro muvandimwe gute ariko n'imitungo yose dufite ubu nzarenga imitungo yose ngende mbimbwa. Jasper ntabwo imitungo ariyo yubaka urugo. Divorce ziba ku bantu bakennye se badafite ibintu. Divorce ziba ku bantu bose sibyo? Sari gatoya ariko icyo nakubwira nuko uramutse ushatse wanyumva umuvandimwe kuko ndibaza ko ntabwo nshaka kugushuka. Twebwe babiri duhari nk'abahungu basigaye sibyo? Njye rero nifuza ko wazabaho mu buzima bwiza ntuzongera akababaro mu kandi sibyo? So nifuza ko watekereza neza ku rukundo rwawe n'uriya mwari. Oya bro nta kibazo wivunika sibyo? Yivunika nabyumvishije kanitegura n'ubundi mu kanya ndaba nkagiyemo ariko impanuro zankomeza kuzumva kandi nzazishyira mu bikorwa nta kibazo. Ubundi buriya reka nkubwira ikintu gishimisha umubyeyi burandi nk'umubyeyi ukunda kuruta nzi byinshi utazi. Nayo mama nkubaha nyine ikintu gishimisha ibyo maze iminsi nge mpangayitse nkagenda nkatekereza umuvandimwe agiye kuruha arushywe n'urwo agiye ntatekereje ukwezi kumwe abiri abari bitoya cyane. Urakoze cyo kora unkoreye umunsi ngiye kwirirwa neza rwose. Freddy Yes Jasper. hase noneho ariko karibu nubwo aruherutse kunsura none Meze neza se?
meze neza noneho muri iyi minsi urabona ko nta kibazo ukuna mu kabari umujinya uri hejuru uriya munsi bimeze bite se uriya munsi nyine ntabwo tureke no kubisubiramo ko ntabwo byari sawa niyo mpamvu nyine wabonye ko ndabona byibuze ku maso harimo impinduka hari ukuntu nyine umuntu tekereza ku bintu sometimes waganira n'umuntu agashaka kujyana mu bindi biri au contraire niyo mpamvu wabonye nyine nanjye na reactinze kuri nkagusiga hariya ariko nta wundi mutima mubura bizongere buriya warantunguye aya bisaba ko control umujinya wawe bira byararangiye nta kibazo ahandi sumeze gute wowe neza abaraye wana na gym urimo urakora kugerageza nubwo aga bitaragenda kugerageza ariko nawe ugomba kugerageza nawe akagenda ugakora abdominal niwe umeze fresh neza na girlfriend yawe ameze bon tumeze neza cyane ese ko daheruka kumuzana maze kudusura nawe ariko jya umuzana abana jya umuzana hano ni mu rugo last time ko twari kumusubiza uribuka hano twari turi nyine urabyibuka sinshaka ko tunabigarukaho urabizi ko tumeranye neza gusa nyine byawe nibyo binteye impungenge ubu nabyo nta mpungenge byakabaye bigutera noneho kuko ubu ngubu noneho biri gutya bitangiye kujya mu murongo umwe ubu ngubu nagira nkubwire ko noneho wa musista Sonia Gikundiro meze neza njye nawe kabisa turi in touch wumva tumeze neza kabisa ku buryo wumva pana ya migambi mibisha nizere ko utakiri urabizi icyo ushaka kuvuga nawe ugiye kumvangira ngiye kubwira story ariko nizere ko nyine ibintu uri kubishyira ku murongo tugeze nyine ngo amakuru nyine vuga ngo ubu ngubu turi mu rukundo rwa nyarwo plani zose twarazipanze njye nawe ubu gahunda iriho namaze kumwemeza ko tugiye gukora nawe mariage ubu ngubu yarabyakiriye famiye arayiprepara arayibwira ko tugiye gukora mariage wumva ibintu bya fake proposal rwose kandi mana ariyo papa si yanjye ariko se ufite ikihe kibazo ako se mana ngenda arambiye kuzajya mpura nawe njye mubwira ikibazo cyanjye ukaza au contraire rwose niba ari ibyo ujye ubyereka kuza ahangaha kabisa bose tuzahora mu kintu kimwe mana njye nakubwiye target yanjye kuri uriya musiste ni ukwihorera urumva mana narababaye ariko uriya mukobwa nta deserving iyo objective ntusiragira ngo mbigenze gute wakora ubundi buryo niba njyewe wari utangiye ibintu byo kuba mwakwimariya nagira ngo ibintu byagiye mu buryo just ni uburyo bwo kugira ngo njyewe nyo by'uburari nta rukundo mufitiye habe na umutima wanjye ntushobora kumukunda njye narababajwe kugezaho nashatse gufata icyemezo cya nyuma cyo kwiyahura urumva none ngira ngo njyewe wongere nkundane n'umukobwa njyewe umukobwa nkundane nawe ubwo buzima bwawe uriya mukobwa ntiyari ahari listen ariko n'umukobwa mugenzi we wabinkoze ntabwo abakobwa bose ari bamwe story yawe ntayizi nta kintu azi cyawe usibye kumubwira ko mana mu kinyarwanda baravuga ngo abumwe gatukisha bose bro ujye ubyibuka icyo rero nicyo dusigaye dupfa urabizi ko ubuzima bwacu urabizi ukuntu twabanye subize iby'abakobwa uburyo bagiye baduhamukira ndabizi iyo story iyo wari warayimpishe ndabizi warayinganirije cyagiye turi mu kabari ariko niba ukiri kuri ya point yo kwangiza uriya mwana please wikina n'urukundo rw'umwana uratekereza ubundi wowe uratekereza cyangwa uri igipumbafu wowe ubwo rero urabizi tayimu yanjye rero utangiye kuyangiza haguruka ugende kabisa mani kandi jyewe Madame Sonia bite makuru uracyari mu kazi cyangwa ubaze ko numva uri mu bantu benshi uri mu biki
umva jya ku ruhande mubwire ntarebe ntabwo niba ese uracyari kuko ugiye gushakana na Jasper ubu ariko kuki uvuga ngo nkajya mbikubazaho kuko batabikubazaho Sonia stop kwikiraho ngo kwigira umwana uhereye ngo gukina n'ibintu bizagukoraho kandi se ushaka kugwa mu ruzi ubwita ikiziba none se wabitse oya nyumva ariko mbanze mvuge banza nyumve mbanze mvuge se kuki uri kunguka akusumba ibyo cyumubwira ikintu kugira ngo ndakwereke okay basi bitekerezeho neza ibitekerezeho neza basi ukore ibintu nyine wongera gutekereza sibyo sawa tike umuntu wamubwira ibintu bimufitiye akamaro kabyara mama umubebe ikamureka mbese bro wowe bigeze ko ntacyo ubwira na Sonia gahunda zacu gahunda zacu rero zigeze kure nyine zigeze hehe ngerega buri munsi mba ntegereje ko hari ikintu mbwira nkabona nta kintu mbwiye sisi ndabizi utegereje kandi urabizi ko ibintu bitinze bipfa cyane ntabyo uzi birapfa ariko njye nagupfa ntabyo byo gupfa rwose byo simba nabitekereza umukobwa ni mwiza kandi nukomeza kurangara bazamutwara birisekereza ko ubwiza bwe ari ubona kundusha njye ndabubona kukurusha sorry manu usigayemo ibikuta ntabwo ari igikuta gusa nyine nanjye mba mbibona kandi sinatuma hari undi muntu wese ugerageza kumutwara kuko bivuze ngo uwo wahagwa n'umuntu noneho hagwa n'umuntu mani ibyo ukura ibintu mu nzira ufatirane nyine ibintu bigishoboka nese wabuze iki kuri Sonia wanjye ufite akazi kandi murakundana nese kuki utabikura mu nzira nyine ngiye nibaza ibintu bitegereje nka kibura hari ibintu byose ni process ntago burya nawe ushobora gupanga gahunda direct muzikore no urazitwara gake ukagira ibintu ukemura bikajya ku ruhande ugafata indi step nayo ukayikemura gutyo fin de fait bigakunda nyine tu mbona udashaka kunyumva mwana nimba ari uko ngiye mutoya simbizi ese ubwo urabizi yuko mba mfite n'irungu yamba mbizi se nende guhamagara noneho abana ari babandi ese kuba ushaka kureba abantu bose bamuhereza hano utu dutima washizeho ariko narumiwe none sawa ndabona nawe ufite urwego none uhagaze muri iyi minsi ntacyo mvuze ntiteranya so gahunda rero yanjye na Sonia iri hafi cyane iri hafi ndimo ndabiplaninga nta gihe biri buze gufata rwose ngewe jya umbwira ikintu umpene fact ibintu byo none se fata ushaka nizihe ubundi wowe ugende mu cyumba cyanjye hariya noneho hari iki urebe utuntu turimo none se ushatse kuvuga ko mutegura icyumba mu nzu yacu ntabwo ari icyumba harimo utundi tuntu turimo uduki nyine ngiye mbwira reka uzinjiremo ariko hari uwakubujije kwinjira mu cyumba cyanjye we nugenda gusasayo nyine uzagenda wowe wabimbwiye ko nshaka amakuru avuye kuri nyirayo nyine ntabyo nshaka ngewe
wowe uzaze bro noneho nagukiriye iniga yanjye kandi biri seri urabizi ndi man ni izina ry'Imana urabizi ndiyo usigaye warahindutse urabizi ndi oya umuntu nshimira n'umugore gusa urumva wowe hariya urabizi nagize gutya wateye tike Njye ikibazo nyine mfitanye nawe kugeza uyu munsi nuko nta kintu mbwira nyine gifatika mwana ahubwo ndanamukumbuye kujya wirirwa umbwira ngo murakundana wenda namukumbuye ndumva ntari ko wagira ngo uri kujya kunoshaho gusa ndumva ntariho ndamushaka mani mbwira gusa narabizi ntabatuje nawe yatarambura shaka ibintu mu nzira biri oya seri ibintu ndanabiranga si ni ukuri ngiye kubikura mu nzira pe kandi vuba cyane sinzi impamvu ubutizera ibyo nkubwira ariko reba grand frère agiye araho ngaho nawe uraho ngaho agiye noneho mbonye kuyambara na Sonia turahuje agiye kuyambara vuba Sonia agiye kwambara agiye kuyambara ikanzu inkweto iki Iyo. agiye kwambara iyi iyo iki nyine agiye kuyambara nta n'icyo uvuga utekereje ari izi ese ubu abandi nabo bafite abasaza babo bameze nkawe si vuba aha ngaha vuba aha noneho ngiye kubikura mu nzira ubundi ni wowe wanjye ngiye kubikura mu dore nzira izina ry'Imana ni ukuri kw'Imana pe buriya ubundi niwe nari ntegereje hehe ni iki hehe n'irungu aha hehe no kuba njyenyine hehe no kubura umukobwa tugendana kabisa kabisa wow Sonia Sweetia how are you baby yeah welcome baby umusanzu se nishimiye n'iki byawe nyine se kandi amakuru neza nyine akaba yambwiye nyine tugenda twishima shana njye mwambwiye kuko nkishima ubu ntabwo mushaka ko twishimana nzi no kubasura ubugize amatsiko nkuko ntugakubita undi mwana ese ndamubabaje urababaye abanyishyura basi ariko nshobora kubabara abanyishyura sorry korera hanze kunyishyura ntabwo mbabaye okay ndetse ni ibiki se ugira amatsiko so wamubwiye reka uzi ko nabumvishe ndi hariya bivuze ngo ibyo twaganiraga wabyumva none uje kubitubana natubwira ibyo yumvishije aho wabyi nyine nabumvishe muri kuvugira hejuru numva amajwi gusa ariko nyine nta kumva ibintu muri kuvuga sure sha mwambwiye nyine Prada aba yambwiye inkuru nziza nari ndi kumubaza ku bijyanye na gahunda yanyu abigeze hanyuma ambwira ko bigeze hafi nyine ko mugiye gukora ubukwe none se ntabwo bashaka ko bimbwira baby nibyo twaganira kuwikanze oh my god no I do love it but really yes seriously yeah serious you know andi madamubwira gahunda wagira ngo dufite ko biramutunguye nabyo rero aramutunguye iri vuba cyane so arishima nawe cyane niyo mpamvu usanze nyine turimo guseka icyo nishimiye ni uko atangiye no kubivuga ahandi henshi nawe nyine ndumva afite icyizere cyane biteze ese jeri ese nagukumbuye aramumbuye sinari nagukumbuye nandi madamubwira ngo ndumva ngukumbuye maze wagira ngo urabimenya ubituza kundeba igi nagakumbuye cyane no kandi tumubwiye ko turi kuganiraho se kuki utabyemeye kitabyemeye ikibazo se gigi abaye mu tangabuhamya wawe nyase ukubizi njye nakubeshya happy sose ni ukuri kw'Imana mushiki wawe ahubwo ndumva twaba tunapanga n'ibintu by'uko ukuntu mu bukwe azaba ameze ngiye mba numva yanambera amarene ngaho ariyo zuba nabyo bibaho mbese aragahinduka akaba amarene nyine ngiye bitewe n'ukuntu mba mbona nyine ndi hafi ibintu byanjye byose abyitabiriye yewe akimbwira ko ugiye kumbera berser ese numva nyine nishimye cyane gusa nanone ku rundi ruhande bananababaye
ni iki? Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for